Ghetto kiwariwari baza umwanya uburyo nabyo ghetto wagukiza imihari iwacu ni Kigali arabesha demakabyi Potsina the opposite of Rina remember how never it's sardine for dinner uko biza genda kose biza sabi postiga kubona fudu ni ingutu ifungo risaba ingufu udakora ntakarye uzarya cyane ntakore. Ladies and gentlemen, it's your boy Mirage, Kuri Mirage TV show, the place where tomorrow's brightest stars shine today. Here we celebrate raw talent and untold stories of the next generation. Come and join us on a journey of discovery, career innovation as we give a voice to rising innovator, creator and innovators ready to change the world. Guys, hano ndi kumwe n'umuji. Urabona kuna garagara no musani arasa neza ewana. Afite n'ibikango man, afite n'ibikango ngo si outfit. Byo anambaye neza araberewe gusa sinzi ngo atuzana iki cyangwa duhishiye iki. Mbere na mbere yatangiye twibwira kugira ngo nadukurikira amenye ngo ashoboye iki ni muntu iki kugira ngo sasa atusangize na experience y'ibyo abamo cyangwa mu kimwe ibyo akunda akora. Twatangiye twibwira witwa nde cyane Breeze nk'ibisanzwe. Yego asanzwe mumenyereye sibwo nagera kuri screen ya Mirage TV show. Yego ariko uyu munsi none nabazaniye imwe mu mpano mfite Anangire street ndi kwitarasiriza ariko nyine nabirenze. Ni umuhungu wanjye nago nakwanga kumutama muguye gitumo ubundi niko tumera tumeze nk'abasirikare. nta karapu ariko nawe uvuze ko umunsi ugiye kudutamo ni iki noneho ugiye kudusangiza kitamenyerewe kuko ubushize waraje dukubita ikiganiro abantu baragikunda abantu babona yuko ari ibintu biryoshye kandi muri make bifite icyo bimariye societe muri rusange. Uyu munsi uje noneho utuzaniye iki ku buryo abantu bagira icyo bakwitegaho? Uyu munsi noneho ngiye kubereka ku mpano mfite nyine to ngiye mfite impano nyinshi. Yego ngiye mfite impano nyinshi muri make zitandukanye. Uyu munsi noneho ngiye kubereka ku mpano yanjye yo kurapa to. Ufite impano yo kurapa? Ubundi kwa Mirage ntago nijya bitinda nta bintu byo kwirwa tujya kure gusa Breeze naramubuze mpamvu muguye gituma muri street murabona ko muri street nimo nitemberera bamuguyeho ndavuga ntabwo yancika gutyo gusa kuko nzi neza yuko aba afite byinshi kandi yagira umumaro societe. Namuharoga rero nakatugezaho iyo mpano afite mukamujudginga please muramujudginge tumenye ngo ese koko ibyo atubwira arabishoboye iyo mpano atubwira arayifite koko. Umwanya no wa Breeze ngo adutemo. Guys be ready. Be ready. Nyine ngiye kindi ntago nge ndi umuhanzi sibyo. Yego ntago ndi umuhanzi gusa nyine ngiye nkunda rap. Ukunda rap? Ntago mbikora nk'akazi ariko nyine ngiye numva rap cyane ndanayikunda niyo mpamvu ngiye kubatamo nyine tu. Sasa dutemo katubanze twishyure. Guys Breeze agiye kudutamo mubanze mushyuhe mukakataga visa naje ni umusaza gwikwibaza maribaza mfite kugusubiza mfite kuguhejo heza mfite kuguhereza ukaza ukemeza ukamamaza najya nkigiza ufite kwemera nkabiguhembera nkaguhibendera n'ingigikurengera byose nkaguhebera nkakugira nkabutera nkaguhishura n'ibindi n'ibyahitwe kera bimwe naguhishiye mwari ndabigutuye karibu nibuzanye bimwe wanyemereye najya ngufitiye jako firemereye utayihaye wakuraye medaye nzakora ibishoboka bikore muri uyu mwaka nzangaje amakanika akore byose byushaka nzaguta mu mutaka tujye Kampala kwaka dusure kagutatu umwaka ubutaka nkumurikira nakabaka. Hey Jambele
yambeleye. Sasa breezy ewa ko numufite vibe za danje kabaka uramufana we ubundi kugira ngo nje nakubwiye ngo nkunda rap man, nkunda rap gusa nyine ari ingoma ntagenda ntagutaye bo nkunda y'umujene bita Pifra kunzi kurasiraga abantu kuri nawe uha abantu kuri oya ntago nakubwiye ko ntari umuhanzi ariko wasanga ukubitira ikinyuma kumboga ikuwe nkafata ku mavuta oya nabirenze dutemo ntabi dutemo n'undi vibing n'undi dore muri akomeza nkureke ugire muri shuguri zawe nanjye nkomeze ariko byibuze nyine ugira akantu sigira abafana bawe cyanjye rero ewa mba kubitemo akagoma ka Pifra bita Ghetto si byose Ghetto sasa let's get it ni P let's go Ghetto kiwari bazumwanya mane uburyo nabyo Ghetto wagukiza imihari iwacu ni Kigali arabesha Demakabyi Ponsina the opposite of Rina remember how never it's 13-14 uko biza genda kose biza sabi postiga kubona fudu ni ngutu ifungo risaba ingufu udakora ntakarye uzarya cyane ntakore umuhanga w'ibyo ubundi ngo n'umurara karabye soya nagafashe fiza barazimye arupanci natejemo uwo bita popa bigwamo industry yabaye fata nawe arafata active arafata bad boys irabura amajimu bapfumu buda nawagwivutu icyuki kishe nitata none sava kwifuta pasa za Rwanda ko nari kihakanye umwana peso rijya hora ishaka nirireba uko wabusa wari hamaniga green G akajya ibyapa ubundi Dream Boys irashaje KGB irakumbuwe ndibona kora beef yakuda titeguwe byose bibambuwe Ghetto ni ibyumviro bito just another hasunza nirukanka isasu gwimirongo nk'umusanzi pazi ubuntu mwaku ntabwo mwabimenye tuza none injyana yaratuje twarasakuje cyane hip hop ikunda igere hanze injyana mwihitiyemo ikomoka mu magetiyo mwishwi ry'aba people bamwe batabasha kuba bavuga bigereyo iyo ni revolution ibyagakwiye kujya hanze mwita institution reba situation mu myaka nk'itatishize hip hop twari kwisonga izo gusunda winyonga gwaryenja gukifunga ku myako yawe kidundira irenga ryawe kifunga byabaswa abasaro n'ibyo life tubayemo niyo reba ibyabaye inaha byatugize abana hadusenga ifungo ku manywa nakunze umwana rimwe gusa nawe arabibona mugenza pole beefing umwana gada panchika narakataga cyane dura kayihumunwa yari iri kuri za foto zimwe ku mutima amushaka ko pinda up mukabyina cyangwa muri message muri beat nk'ituje niyo level nimwe Ghetto ni ibyumviro bito just another hasunza nirukanka isasu gwimirongo nk'umusanzi pazi ubuntu mwaku sawa breezy ewan polabolo ewan uranyemeza nine ndemeye man ngiye nkunda rap nyine kabisa bro yo nemere amanika n'ubutanzagaruka mbatemo nimubikunda muzambwire ngaruke mbatemo guys yari Breezy official kuri Mirage TV show murebe aka kana dukubitiye musanze muri street yitemberera ewana bavuze ngo see the outfit uramfatiranye uzabanze integuze uzongere uzaneguze nze ngukubitira imirongo kubera yuko natwe abise turi kugahigo ufatiraniye umuntu uzi neza ko ari cyo ashoboye agutamo ubundi agakomeza nabyada so yari Breezy official kuri Mirage TV show tuzahura ubutaha ariko muri aka kantu mukore comment like share and subscribe kandi mutubwire ngo arashoboye cyangwa ntashoboye azagaruke cyangwa ntazagaruke so ubwo turi kumwe ikindi nuko namushimira akakomeza ngakomeza sawa turi kumwe see you abakunda I love you so much.